bimwe muri byo. Yigeze kuvuga ngo imenye, kubera ko nutabasha kwimenya uzaga mu mutego w'imyumvire y'abandi nabo bibuze. Yaravuze ngo ijuru rihishe muri iyi si turiho. Iyo kwifuza birangiye, ijuru cyangwa iyo si yindi bavuga bihita bigufungukira, kubera ko amaso yawe ahumishijwe n'irari no kwifuza, bituma utabasha kubibona. Rero muri make, iyo uganjwe n'irari no kwifuza, ntabwo ushobora kumenya ko ijuru rihishe muri iyi si turiho. Nuko yabyizeraga. Yaravuze ngo nta kintu na kimwe gifite agaciro kuri njye kandi kimboneka rimwe nk'ubunyangamugayo. Aranavuga ngo shakisha isoko y'uruzi rw'ubugingo uzamenya inkomoko yawe. Yaranavuze ngo igihe cyose ushidikanya ujye wirinda kugira icyo ukora kandi wirinde kugira icyo uvuga. Uyu mugabo yaravuze ngo kwitekerezaho bigukuraho ibyo ugerageza kwigira byo byose bigutera imiruho, bikaguhishurira isura yawe ya nyayo igutera kunyurwa. Ibintu byinshi bigutera imiruho ni ibintu ugerageza kwigira byo. Ntacyo uri cyo uretse ibyo ugerageza kwigira byo. Ibyo nibyo bikurushya rero. Kwitekerezaho rero bigukuraho ibyo byose ugerageza kwigira byo. Yaravuze ngo byose biva mu bumana kandi byose birangira bisubiye mu bumana. Aranavuga ngo niba ushaka kuzana amahoro mu isi, banza uzane amahoro mu mutima wawe. Yaravuze ngo mu byo ukora byose ujye unatekereza ku buzima bw'igihe kizaza. Uyu mugabo yaravuze ngo uzabiba imbuto mu butaka yitonze kandi akabikorana umwete, azabona inyungu nyinshi kurusha ushakira inyungu mu gusubiramo amasengesho menshi. Tugomba gusenga tunakora rero. Nuha umuntu ifi uzaba umukoreye umunsi, numwigisha uko bayiroba uzaba umukoreye ubuzima bwe bwose. Ariko numwigisha uko bayisengera, uwo muntu azarinda apfa agisengera ifi. Ntugasenga usaba Imana ibintu ushobora kwikorera ubwawe. Senga unakora. Imana yaguhaye ubwenge, senga unakora. Ntabwo Imana ari yubaka ingo, si itanga amafaranga, si yubaka imijyi, ahubwo senga usaba imbaraga zo kubyikorera. Imana iguha imbaraga wowe ukabasha kubikora, kubera ko yaguhaye ubwo bubasha n'ubushobozi. Nuko Zarathustra yizeraga umuntu uzabiba imbuto akayibiba yitonze kandi akabikorana umwete azasarura kuruta umuntu ushakisha umusaruro mu gusubiramo amagambo menshi asenga. Yaravuze ngo ujye witondera irari, kubera ko ryonona umubiri n'ubwenge. Niba hari ikintu cyonona umubiri n'ubwenge ni irari. Aravuga ngo ni urukundo niba abandi ari bo nshinganwa, ni irari niba ari wowe nshinganwa. Ni urukundo niba abandi ari bo nshingano, ni irari niba ari wowe nshingano. Aranavuga ngo ukurekura cyane niko isanzure rirushaho kuguhundagazaho byinshi. Ubutunzi buri mu kurekurana ubwenge, si mu kugundirana ubuswa. Yaravuze ngo niba ushaka guhindura wowe imbere, zirikana ibi bintu bitatu. Gutekereza neza nibyo bituma uvuga amagambo meza, bigatuma ukora ibikorwa byiza. Bitangira ari ibitekerezo, ibitekerezo bikabyara amagambo, amagambo akabyara ibikorwa. Aranavuga ngo ibyishimo bisanga bariya bazanira umunezero abandi. Uyu mucurabwenge, uyu mufilozofe yavuze ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo igihe cyose wikunze ukiyakira ukuri uhita uhinduka mwiza. Aranavuga ngo gukorera abandi ibyiza ntabwo ari inshingano, ahubwo bitanga umunezero uramba, bikakongera n'ubuzima bwiza. Yavuze ijambo rikomeye ngo inyoni zirishimye kubera ko izuba ryatse, indabyo zirishimye kubera ko izuba rirashe, umubumbe wose wuzujijwe imbaraga n'imirasire y'izuba, n'izuba ubwaryo rigomba kuba ryishimye kubwo kuba ingirakamaro kwaryo. Izuba riramutse rirashe rigasanga nta kiritegereje na kimwe, inyoni ntiziririmbe, indabyo ntizibumbure, izuba naryo ubwaryo ntabwo ryabyishimira. Ibindi binyabuzima byose rero byizihiza ubuzima uretse mwene muntu.
ni iki kintu gishimisha umuntu mu by'ukuri? Ni imitungo se? Ni amafaranga se? Mwene muntu arasinziriye cyane, ararangaye, uburyo ibintu bimunezeza ari ibintu by'abaringa. Ibindi binyabuzima byose byishimira isi uretse umuntu. Nuko Zarathustra yayigishaga, yaravuze ngo ntabwo uriho kubw'impanuka, uriho kuko isi gukeneye. Uramutse udahari kano kanya, hari icyahungabana kubera ko uruhare rwawe isi irarukeneye. Kandi mu ishusho ya kamere y'ubuzima mu bariho bose, nta waziba icyuho cy'uruhare rwawe mu isi. Hari impamvu uriho rero. Imana iba yarangizanyije nawe, iba itakigukeneye, ntabwo wakanguka, nta nubwo waba uri kunyumva, wapfa. Impamvu uriho nuko isi kigukeneye rero. Mu magambo yose uyu mugabo yavuze, mu nyemerere nyasoreze kuri iri, yaravuze ngo igikorwa kimwe cy'ubugiraneza gifite agaciro kurusha amasengesho ibihumbi. Ngayo amagambo akomeye yavuzwe n'uyu munyabigwi.